abamamagaye benshi ndabasengera hari n'ibyo na hano yubunegereje ko bisohora rwose yego kandi bambwiye ko nibisohora bazamamagara bunegereje kumva bamamagaye bakambwira ngo byagenze neza yego nuwamamagaye kandi ngiye nta nubwo nkunda ko umuntu ambwira ikibazo cye cyangwa icyifuzo afite ariko hari umuntu wamamagaye ari mideni Imana irambwira ngo igiye kumwishyurira kandi byari deni rikomeye arambwira turi mu mavuta hari n'undi utari ufite umwana nanone nawe yaramamagaye musengeye Imana imbwira ko ari ukuntu Imana igiye kubigenza nyine ikamuha umwana uwo nawe turategereje amen hari n'undi Imana yambwiye ko yishyuriye ikode ariko we yambwiye ko byahise bikunda haleluya reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali aho mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha yego reka ngushimire wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha yego aha mpagaze nihe ni mu kagari ka Nkumba mu murenge wa Kinoni mu karere ka Burera wabaza ngo Concord yaje kureba iki ntago naje gutembera ahubwo naje kureba umukozi w'Imana yitwa Ishobora byose Pascaline aha mpagaze ni iwabo hano ni iwabo mu rugo yego ubushize twakwanye ikiganiro ambwira yuko yahanuriye abantu benshi kandi birasohora none ko Imana yamutumye kuri YouTube kugira ngo naho ahavugira ubutumwa hagira abamuhamagara nje kugira ngo ndebe ko nyuma yaho dukora ibiganiro niba hari abantu bamuhamagaye nubundi akabahanurira yego mukanya tugiye kuganira ukurikiye ikiganiro kabona kirangize Imana iguha umugisha ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza yego bakunzi ba Concord TV show nkuko nabwiye ko ngiye gusura umukozi w'Imana Ishobora byose Pascaline namugezeho hano twicaye ni mu rugo iwabo yego ubushize ikiganiro twagiranye ntabwo twagikoreye mu rugo twahuriye ahandi hantu kundi mukozi w'Imana mugenzi we ariko ubu aha twicaye ni mu rugo iwabo twamusuye yego reka mpabereke kugira ngo uzaza atazanayoba yego naha ngaha turi twamusuye ameze neza rwose ndi kubibona Imana ishimwe yego Pascaline mvuze ngo umeze neza yego umeze neza arugo mbeshye oya ntago ubeshye umeze neza yego Yesu ashimwe Yesu nahimbaza Imana irakurinze iraturinze cyane yego twabikanaga kwa gatandatu uyu munsi turi kuwa kane kumva harabura iminsi 5 abantu batabonana yego ni myinshi pe wo kugenda yanagenda ariko Imana ishimwe ko twe turi amahoro Imana ishimwe yego reka tugusabe udutangirize n'isengesho ngo Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro twongeye kugushima Uwiteka Imana yacu tugushimiye ubuntu n'amahoro watugiriye tugushimiye uburyo abanyanatwe no habwa icubahiro waturindiye mu magana menshi y'abanyabyaha
ariko uremera ubana natwe izina ryawe nirishimwe. Kakanya tuje imbere yawe, tuje imbere y'ubwoko bwawe, tuvuga ibyawe, tuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze, ntuhabwe icubahiro. Nyemerera uyu mwanya ubanyene natwe kandi dushigikire cyane. Nyemerera n'abarumva Mwami iri sengesho kandi bakumva n'iri jambo, bagire guhinduka muri bo kandi ubuntu bwawe n'amahoro bibane nabo. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze cyane, icyo namuruye ni imyuka mibi mu izina rya Yesu. Myuka y'abarongi n'abakonikoni ndakubitira kure, ndahamagara imbaraga zawe, imbaraga mvejuru, ndahamagara uburinzi bwawe. Nyemerera kugirwa neza nawe kubeho kandi ubane natwe rwose, nibyo ngusabye nizeye mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihimbaze. Yego, baravuga ngo ugiye atagaye aragaruka. Twahuye bwa mbere ku wa gatandatu, nibwo twari tumenyanye, dukorana ikiganiro, numva ndafashijwe, ndavuga nti ubwo nafashijwe n'abakunzi banjye ubwo bafashijwe. Yego, kandi narabibonye pe, narabibonye. Buryo ushyizeho ikiganiro kubona kimaze kwebwa n'abantu 1500, ni abantu benshi cyane. Ni abantu benshi cyane. Yego, abantu bakwakiye ute? Abantu banyakiye neza, narabikunze cyane. Haba komenti bateye, haba uburyo bamamagaye, uburyo bamamagara bamvugisha, byose narabikunze cyane, naranabyishimiye rwose. Yego, ntabagututse? Mana, nta n'umuntu wari wambwira nabi, n'ukuri. Imana ishimwe rwose, bo kuvuga nabi ntibakaboneke. Turabamaganye mu izina rya Yesu, hajya haboneka wo kuvuga neza cyane. Yego, iyo twakoranye ikiganiro nkagaruka, mubaza pe niba hari abantu bakugiriyeho umugisha, abantu wasengeye, kuko nanjye nicyo kiba kinzanye. Njya akaguru ndagafite nkagenda, tukaba twibera hano mu Kinoni mu kagari ka Nkumba. Ikiganiro kikarebwa n'umuntu uri mu Bufaransa, uri muri Amerika, uri mu Burundi. Noneho wamusengera, burya njyewe mba numva intego yanjye yagezweho. Hari abaguhamagara abasengera? Hari abamamagaye benshi ndabasengera, hari n'ibyo nahanuye ubunegereje ko bisohora rwose. Yego, kandi bambwiye ko nibisohora bazamamagara. Ubunegereje kumva bamamagaye bakambwira ngo byagenze neza. Yego. Se niba atari ibanga ntabwo wambwira uti hari umuntu wampamagaye, Imana irambwira ngo mubwire gutya, n'undi ntabwo turavuga izina rye kuko tuba tumenye ibanga ry'akazi, ariko nibura tukabivuga muri rusange. Okay. Ari umuntu wamamagaye kandi ngiye nta nubwo nkunda ko umuntu ambwira ikibazo cye cyangwa icyifuzo afite, ariko hari umuntu wamamagaye arimo ideni, Imana irambwira ngo igiye kumwishyurira kandi ryari ideni rikomeye, arambwira turi mu mavuta. Hari n'undi utari ufite umwana, nanone nawe yaramamagaye musengeye, Imana imbwira ko ari ukuntu Imana igiye kubigenza nyine ikamuha umwana, uwo nawe turategereje. Amen. Hari n'undi Imana yambwiye ko yishyuriye ikode. Yego, ariko we yambwiye ko byahise bikunda. Haleluya. Yego, we yari afite ikibazo cy'ikode ako kanya ndamusengera nk'ejo ahita ambwira ati bya bindi byakunze. Yego, nawe ntabwo muziranye? Ntabwo muzi. Nimero ayikuye hano kuri YouTube. Nta n'umuntu wari wamamagara ngo nsanga no mu karere ka Burera byibuze. Abenshi sumvise nk'abahe. Nta n'uwone numva ari Musanze. Bose numva bari muri Gakenke, Kigali, niyo za Rurindo, niyo ngiyo numva bari kumumagara. Yego. Nuko nyine urumva nyine birimo biraza, umugani w'umurundi birimo biroza. Noneho nkunda uburyo abarundi basigaye bamamagara cyane kandi ndabakunda cyane. Hari abarundi baguhamagaye? Hari abarundi bamamagaye nka 3 cyangwa 4 kandi nkunda abarundi pe. Urumva rero bakubwiye ngo iki saba shinga ntahe? Bambwiraga ko bankunze, bakambwira ngo nimbasengere, yeme nkanabahanurira. Yego, mu byo nabahanuriye rero ndindiye ko bisohora. Yego. None se ubwo Pascal gutyo abo bantu wahanuriye kugira ngo bisohore, ubwo ruhari rwawe nuruhe? Ugiye gukora iki? Nugusenga cyane. Nugusenga cyane nkabwira Imana
ikabikora kubera ko ngewe iyo manuriye umuntu bigatinda numva mbangamiwe kuruta ibindi byose. Yego none se wabanditse mu gakayi uzagisengera buri wese? Pascaline we ntago nabyandika kubera ko ntago ndi umuswa cyane, ndi umuhanga pe mu buryo nyine Imana yanshoboje gufata ibintu by'abantu batarenze 100 ntago byananira kabisa. Ni ukuri pe. Ubu kumenya utarona hano yari mu Gakenke, arona hano yari Bujumbura, arona hano yari hehe, ubwo Mana kubera ko benshi baba bananyandikiye kuri WhatsApp, ariko nta n'umwe nshiraho izina rye, ariko ntago nayoberwa ngo uyu muntu afite icyifuzo kimeze gutya cyangwa mu kimwe namusengeye muri ubu buryo muhanurira gutya icyo ngomba gusengera ni iki, ntago nabiyoberwa pe. Yego Imana ishimwe kabisa. Ni ukuri ishimwe iteka. No sinjye dutandukanye nta yerekwa ryanjye wabonye? Oya naryo. Igihe nanjye turasoza ikiganiro hari ryabonetse urahita urimbwira. Ribonetse nakubwira nta kibazo. Njye wabivugira habyaza nasora nkaza nkashimira hanjye byanjye ni ku karubanda. Ngaho da. Kugira ngo bifasha abandi. Yego bibonye nabikubwira. Kubera ko umuririmbyi yaririmbye ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Yego ariko uyu munsi witonze cyane sinzi. Simbizi nanjye niko ndi kwiyumva, nanjye natunga uburyo nitonze ntago mbizi niba uko ndi mu rugo ntago nzi impamvu nitonze cyane. Ayashabuka kwako. Ariko kuraza gushabuka cyane tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana tu sibyo cyane. Nanjye ntago nzi impamvu ntashabutse, ariko menya ari akazuba kari kundasira. Cyane aka kazuba menya ari akazuba kari kundasira rwose. Kakugize umuzungu neza wabisanzwe n'inzobe none izuba naryo birumvikana sha nanjye byitekereza ubu nabaye umuzungu neza. Uri kureba none impamvu uri kureba hasi burya ugutinya kureba mu zuba? Oya ntago kureba mu zuba mbitinya, ko amaso yanjye menya gikora neza narama nkareba. Oya wewe wirebera muri kamera gutya urebye hejuru mu zuba ryakumena amaso. Yego ariko nukuryihanganira, haba mu zuba tugomba gukora, haba mu mvura naho tukagira ute tugakora. Nasi dusinze ikiganiro nuko izuba ryavuye. Oya naho uganga ukora imvura iri kukunyagira, twakora izuba riri kuva. Yego reka dufate umwanya rero tuvuge ijambo ry'Imana cyane. Yego cyane kabisa, twe kuvuga amagambo yacu cyane, ahubwo tuvuge ijambo ry'Imana cyane kuko twe twakwivugira ayacu. Yego uramfasha gusoma? Yego pe ibyo bintu narabirahiriye. Unsomere Luka 18. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 18. Yego umurongo wa mbere. Yego ibice 18. Umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Naho Yego abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hari umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo se Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Twakire neza ijambo ry'Imana. Ngero usome muri Luka 19. Luka 19. Nanone umurongo wa mbere. Ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa.
ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye baramwivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. 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 Amina. Amen. Aya magambo rero ndayakunda cyane, n'impamvu nyasomye nyakurikiranye ni ukugira ngo iri jambo ngiye kwigisha muryumve neza kandi natwe turyumve neza. Haleluya. Luka 18 ngo hariho umugore ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka nibarambirwe. Ngo hariho umugore nyine, ngo hariho umupfakazi, urumva yari umukene anababaye cyane, nta nicyo gutanga yari afite ndetse nta n'ikiguzi, ariko atitiriza cyane, arasenga cyane kugira ngo Imana imugirire neza. Na Zakayo yari afite ibintu, yari umutunzi, ariko nawe agira ishyaka n'umuhati byo gushaka Imana. Bivuze iki? Waba ukize waba ukennye, shaka Imana. Waba ufite ibintu nabyo ufite, ushaka Imana, kuko twese turi abana b'Imana kandi twese Imana iradukeneye. Ntago ari ukuvuga ngo Imana ikeneye umukene gusa, wapi, nta nubwo no kuvuga ngo Imana ikeneye umukire gusa. Ukuri kose ugomba kubaha Imana kandi ugasenga cyane. Uyu mugabo Zakayo yari umukoresha w'ikoro, yarasoreshaga muri make, urumva yari afite amafaranga, ariko yumvishije aho Yesu agiye kunyura aravuga ngo ntago nagenda narebye umwami Yesu. Ngarangije yurira igiti, ngo kubera ko yari mugufi cyane. Ntago tuvuga ubugufi bwo ku mubiri, nta nubwo tuvuga ubugufi bugaragara hano inyuma, ahubwo tuvuga ubugufi bwo ku mutima. Hari igihe uba ugenda ufite buri kimwe cyose ariko ufite ubugufi bwo ku mutima. Niyo mpamvu rero na Zakayo yuriye igiti. Kurira igiti ni ukugira umuhati, ni ukumenya ukavuga ngo mbese ubwami bw'Imana nabusobanukirwa gute, ese gukorera Imana nabisobanukirwa gute, warangiza ukagira gute, ugaharanira, ugashishikazwa no kumenya ijambo ry'Imana. Na Yesu arangije aravuga ngo ururuka Zakayo ururuka, ngo kubera ko uyu munsi ndarari wawe. Ariko abana b'abantu bo iyo ugize ibyaha uvamo ntago babura kwijujuta, ndetse iyo ugize ikintu uvamo cyari kibi kitaguheshaga amahoro, ntago ubura abantu bavuga ngo mbese uriya agiye he, bigenze bite, Imana yamwakira. Kandi Imana ntago Imana yazanwe n'abazima gusa. Imana yazanwe n'abazima, izanwa n'abapfuye. Imana yazanwe na buri mwe wese yaremwe. Rero niyo mpamvu nagushishikariza gusenga iteka nurambirwe, kandi nimba utaranatitiriza ngo usenge, uharanire kuva mu byaha, wikiranure n'Imana, ubundi Imana izatugirira neza. Amen. Amen. Nasoje. Cyangwa abadoti.com ntago tujya dutinda mu bintu byinshi. Yego, usoje ijambo ry'Imana. Eka twiganira akantu njya nita challenge, guchallenginga na nyine kuruhura mu mutwe. Yego sibyo? Pascaline, karame, twamenyanye kuwa gatandatu, sibyo? Tumaranye iminsi 5. Nakubajije ibibazo, n'ubu nakubajije ibibazo, nanjye ubu ugiye guhinduka umunyamakuru, nanjye mpinduke umutumirwa. Nkubaze umbaze hari ibintu wambajije turi kuza by'akantu ukunda, ukambaza ora kibazo nk'ibiyibanga, sibyo? Nawe ni karibu ugira ibyo mbaza, kuko iki aba ari ikiganiro nyine tuba turi kuganira kugira ngo nyine dusana n'imitima, abantu duhumurizanye gutyo, ntago ari kuvuga ngo nuguhangana. No mpamvu ngo haye uwo mwanya kugira ngo nawe ugira ibibazo mbaza. Ikibazo cya mbere ndakubaza, irandirimbo ujya kuyihanga iyihe? Ntago ujya ubesha Mana, ntago ujya ubesha, ukavuga ngo
ngo iyo ubwiye umuntu ngo iyo umuntu agutabaje ari Rubavu ngo ntago umubwira ngo ugeze i Musanze kandi ukiri i Kigali biriya bintu kugira ngo hange iriya ndirimbo wari uri mu bihe bihe wari umeze ute? Urakoze cyane. Iriya ndirimbo yitwa Ntabwo Ujya Ubeshya. Ahubwo sorry ntibagiye kuyikohereza, bambwiye ngo nyikohereze kuri WhatsApp, ndayohereza no mu kiganiro naho izanyuramo. Yego iriya ndirimbo nayihimbye tariki 15 z'ukwezi kwa munani mu 2016. Ubiri hafi kuzuza imyaka 10. Uti nayihimbye ute rero? Nk'umunyamasengesho nari maze iminsi ndi gusenga, Imana ikambwira ngo igiye hari umuntu ugiye kumpa inka. Sibyo? Noneho tariki 12 z'ukwezi kwa munani umuntu arayengabira. Angabira inka. Maze kungabira inka, no ubwo Imana yamaze iminsi igira ngo ngiye kuguha inka. Tariki 12 z'ukwa munani babarayengabiye. Noneho tariki 15 nibwo ndi kugenda ndi kujya mu kazi, nabitekereje ariko Mana koko umbwiye ko umuntu agiye kungabira inka, none umuntu arayengabiye, uwo muntu nta nicyo dupfana kwikuraho inka. Imana ntabwo ujya ubeshya. Ubwo inspiration iza gutyo ngo ntabwo ujya ubeshya. Urumva ubwo ko ntabwo ujya ubeshya kaje yego nkagira chorus. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. None ubwo igitero cya mbere nibwo nahereye kuri ya nka nabonye. Ndavuga ngo ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhihene oya, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigare oya, ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Sibyo? Ubwo ukumva igitero cya mbere ishizemo ryasezerana Imana yagize ute yasezeranyije rigasohora. Yego wabubajije ku gitero cya kabiri ngo kukinavuze ngo iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali oya, ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Yego impamvu narashyizemo Rubavu na Musanze nari ntuye Rubavu. Sibyo? Ndaga uko biri kose hari abantu bakunda guhamagara ukumva umuntu situri hano iwanyu. Umuntu akaba ari mu Gahunga amanutse agiye kuri Ntaruka n'urugero. Yarangiza ubwo kandi yibereye Cyanika, wamuhamagaye ati none ugeze ngo tugende, agahita avuga ngo ngeze mu Gahunga kandi akiri Cyanika, agomba kukugera hano mugakomeza mukajya kuri Ntaruka ku rugomero rw'amashanyarazi, akakubeshya gutyo. None nibwo navuze nti Imana yo ntabwo ikubeshya. Yuri Rubavu ubwo nge niho nari ntuye, ukayitabaza yikubwiye ngo ndaje nyine ibije. Yego ntabwo ikubeshya ngo igeze i Musanze kandi ikibereye hehe i Kigali. Ubwo ni gutyo icyo gitero cya gatatu cya kabiri nagihimbye. Bivuze ngo Imana yacu ntabwo igitenguha abantu. Oya. Ubwo aho yakubwiye igihe yabivuze, igihe yabiteguye ni nacyo gihe izabikora. Ni ukuri Imana ishimwe. Iriya ndirimbo narayikunze, hari ahantu imvanaga rero ikagira naho inshira. Nose wayimenye ryari? Hashize iminsi menya nari nsanzwe twamenye TikTok kawe ngafite uduce twawe tumwe na tumwe ndufite, ariko nyine mbona barakugize munini cyane. Kiragiye nakubonye mbona uri muto, kuko ni wasanga ari mukuru wawe nyine nkaba ndi kwibeshya ukaba uri muri umunawe. Rero nyiririmbye wumvishe ko nayiririmbye ndi inyuma yawe, urambwira ngo ni yawe. Ndavuga ni Imana ishimwe n'ukuri, uzahimba iyindi. Ndazifite nyinshi. Hariya wayibonye kuri TikTok, nyine ni ikiganiro nandi gukorana n'undi munyamakuru. Wambaye costume y'ubururu. Nambaye costume nifunze bukwase. Wari wabaye pasteur. Ubwo rero yari yanantubuye aragira. Urabona nawe gutya niwe umuntu agufashe wicaye uba munini, ariko umuntu yakubona uhagaze akabona uri mutoya. Niyo rero ni gutyo nayihimbye, mfite n'izindi. Ahubwo we ejo nibutsa akaririmbo nahimbye
ariko ntaheruka kuririmba. Hari akandi mfite rero kawe nanone. Rahira. Hari akandi kawe mfite ntago nakibuka. Ndashaka kukubaza ikindi kibazo. Oya kavuga ngo iki se ko kandi? Ntago nakibuka. Cyaho natarakanje. Oya nakawe. Nakawe. Nta jambo uri kwibukamo? Nakawe nago ndi kwibesha nuko ijambo ririmo ntari kugibuka. Shaka kuba warayinyitiriye atari yanjye. Ibigeragezo abakristo twe tugenda nibanga, ibigeragezo ntibidutungura, Imana yacu banza yabitubwira, cyagihe tuba dupfukamye ku karago, itimwe bwe mwihangane babaseke, igihe cyo gutabarwa bazatangara, gusamwe bwe nimukomere kwibanga, ndi kumwe namwe sinza batererana, gusamwe bwe nimukomere kwibanga, ndi kumwe namwe sinza batererana, imbuto y'umugisha buryo uyisoroma, ku giti cy'umuruho nimwihangane, natwe tubabazwa turi hano mw'isi, tuzanezerwa nitugera mu ijuru, gusa twebwe tunyura mu nzira ifunganye, niyo mpamvu duhura n'amakuba menshi, gusa twebwe tunyura mu nzira ifunganye, niyo mpamvu duhura n'amakuba menshi, tuyisenge kuko ariyo yo kwizerwa, ntigikoze isoni abayiringiye, ibigeragezo ntibiduca intege, iri kumwe natwe ku manywa na nijoro, gusa twebwe nidukomere kwibanga, iri kumwe natwe ntiza dutererana, oya abakristo twe tugenda nibanga, ibigeragezo ntibidutungura, Imana yacu banza yabitubwira, cyagihe tuba dupfukamye ku karago, itimwe bwe mwihangane babaseke, igihe cyo gutabarwa bazatangara. Amen. Imana ishimwe. Iyo nayo ni yanjye. Iyo ndirimbo yo noneho yankoze ahantu ndavuga ni noneho ndapfuye neza kubera ko ngo Imana yakibanza yabitubwira. Yego byabi bibi byabi byiza nibidutungura kandi ni nako kuri pe. Ni nako kuri Imana yakibanza yabitubwira. Kubera ko iyo itagibanza kubitubwira nukuri ko Imana tuba twararohamye. Niyo mpamvu buri muntu wese ngiye kubwanjye namushishikariza kujya pfukama ku karago. Nuko rakagira amakuru Imana imanza kumuhereza. Kubera ko iyo ufite amakuru nta kintu kikugora. Niyo cyaba kigoye abantu barakubona bakavuga ati sura muntu aremwe muki kubera ko ufite amakuru. Ariko Imana yakibanza yabitubwira. Izigena yihimbiye. Pascal mushora kuba munganiye indirimbo nibitakuruta. Jesus. Nayihimbye 2005 imaze imyaka 21. Ibaze turangana. Imana irihangana. Yego noneho iriya ntabwo ujye ubeshya, Imana yari isezeranyije ibyiza irabisohoza. Iyo rero byari bibi. Mama navuze ngo ibigeragezo ntibidutungura, Imana yacu banza yabitubwira, cyagihe tuba dupfukamye ku karago. Ese mama rero utumye numva nabwira abantu bose akantu, bitumye numva nababwira ngo byabe byiza byabe bitugomba kubyihanganira. Yego situasiyo yose wakwisangamo cyane nukuri wagakwiye kuyihanganira. Yaba ari nziza yaba imbi wagakwiye kuyihanganira, kubera ko wewe ubwawe uri ibihamya. Yego bajye baza bakubaza igihe yakubwiye ibyiza yarabisohoje. Yego igihe yakubwiye ibibi wabyitwayemo neza urihangana. Yego none n'igihe yakubwiye ibyiza yarabisohoje. Yego ariko Imana yacu ndayikunze. Ni nacyo cyiza nyine abakristo turusha abandi. Nicyo turusha abandi uvuga ngo byabi bibi byabi byiza bitugeraho Imana yarabitubwiye. Imana yarabitubwiye tukaba twibitseho amakuru. Nicyo cyiza cyo gusenga nukuri. Nukuri. Yego. Ubwo rero ndumva ibibazo bisa nk'ibirangiye. Ikindi kibazo ndakubaza ikibazo kigira giti. Yego. Ko mbona kuri chano yawe nanjye ndimo nkuko watumiye Pascaline. Yego. Ukunda gutumira abakozi b'Imana. Ese waba ufite umwuka wera igutandukanyiriza umuntu urimo n'utarimo? Ku buryo udashobora guhura n'umuteka mutwe ngo ajye atekera abandi umutwe, atekere
abantu bawe inshuti zawe cyangwa abaforowa bawe umutwe ubatandukanya gute utwizera ute muri make? Okay, njyewe mvuga ngo nta mwuka wera mfite, nta mpano y'uburondozi mfite, kane umwuka wera ndawufite, sibyo? Nta mpano y'uburondozi mfite ngo ndarondora niba Pascaline duhuye ngo menye nyine ngo ndamurondora ngo ameze gutya. Ariko nanjye mu bushishozi, mu myaka irenga imyaka 28 maze mw'ibi bintu byo gusenga, uko biri kose umuntu ni mugari. Ariko nawe ukuntu ureba umuntu inyuma cyase mwanaganira nk'iminota 5 mutarajya no kuri kamera, nawe ukaba wamurondoresha amaso y'umubiri, sibyo se? Ukaba wamurondoresha amaso y'umubiri, kuko impamvu nkawe ntitwari tuziranye, naguhujwe n'undi muhanuzi mugenzi wawe witwa Julienne. Ubwo cya cyizere mfitiye Julienne niki nanjye yakunyereka nkakureba, kuko hari n'umbwira ati uriya muntu ushaka kumushyira kuri cano, uko nawe umukoresha ikiganiro ndi agani hoya. Nkamureba pe nkabona nta kintu yamarira abakonzi banje, ni ukuri kw'Imana. Muri make weho ukurikiza wa mugana abakuru bavuze cyangwa abanyarwanda ngo mbwira abo ugendana nabo nkubwira uburi. Yego, cyangwa se akari ku mutima gasesekara hehe ku munwa. Nuvuga ngo hari umuntu dushobora guhura nkabona yawana afite ubwirasi pe. Nge nyine nakurikiye cano yawe, ndareba nditegereza nsanga rwose cano yawe niho hantu nabonye hari abakozi b'Imana benshi. Yego, kandi batandukanye. Ndibaza iki kibazo, ndavuga ni uyu muntu yaba afite umwuka wera umusobanurira akamubwira ngo uriya mukozi w'Imana ntago ari umutubuzi, kubera ko ngira ngo mu kiganiro twakoranye bwa mbere naravuze ngo intama zivanze n'ihene, ikibi kivanze n'ikiza. Gupfa kureba umuntu ukamutandukanya n'umukozi w'Imana wa nyawe nabonye bisigaye bigoranye. Niyo mpamvu iki kibazo nyikubajije. Imana inzamure ibikore pe, kandi akanwa k'abahanuzi cyasa kacu kararema ibikore pe. Vuga ngo nge ndareba nyine nk'umwana w'umuntu, ariko ko biri kose se nubwo uri umuhanuzi wowe nta muntu ureba warebesha amaso y'umubiri ukabona uwo muntu nta kimurimo. Bibaho pe, bibaho cyane ndetse. Ubwo rero nanjye ni gutyo ndeba uko biri kose, nubwo umuntu ashobora kuba yahinduka, ariko hari umuntu rero ukavuga uti uyu muntu. Yego, ibibazo birarangiye. Sawa, reka tugane ku musozo, sibyo? Reka tugusaba utange nimero, n'ubundi abandi bagukeneye bazaguhamagare mufatanye gusenga n'ubuntu, n'ubundi niturangiza udusengere dusoze. Nimero yanjye ni 079 54 948. Yego, niyo iri kuri call ndetse no kuri WhatsApp. Yego, niyo ngiye. Reka dusoze n'isengesho. Twongeye kugushima Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubuntu n'amahoro watugiriye, tugushimiye uburyo wabanye natwe nuhabwa icubahiro, waturinze waturengeye, wabanye natwe muri iki kiganiro, wabanye natwe watugiriye neza, izina ryawe nirishimwe. Nyemerera ijambo twumvishije rigende rihindura imitima ya benshi kandi rihindure abantu mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Data ijambo ryawe ribe ubutunzi bwa buri mwe wese kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data, ubwo uzabikora tuzagushima, ubwo tuzumva ko hari abahindutse kubera ijambo ryacu tuzagushima kandi tuzaguha icubahiro. Ngo ukomeza kubana natwe, ukomeze kuturengerana mu izina rya Yesu. Amen.